ikaze ku muyoboro tubicano Icuriro TV muri aka kanya duhuye n'umuhanzikazi w'icyamamare, umuhanzikazi w'umuhanga cyane witwa Zula Official. Duri ahangaha muri iki cyanya nyine cy'abahanzi, ndagutumiye ku muyoboro wa YouTube channel Icuriro TV kugira ngo wiganirire n'umuhanzi w'icyamamare Zula Official, ubundi wumva indirimbo zibe zitandukanye, indirimbo z'abahanzi akunda ndetse n'iziwe bwite yabashije gukora ibihangano bikomeye. Zula Official tuguhaye ikaze ku muyoboro tubicano Icuriro TV. Mana nizere kumeze cyane cyane Zula Official icyamamare. Bandimwe muzira nk'abandi bose, abantu benshi bifuje kumbona ariko kubera kuboneka biba bigoye. Simura kuboneka cyane. Mukunda kuboneka cyane biragoye kabisa, natwe tukubonye bigoye. Yego. N'umuvandimwe ati bifuje kuganira nawe gusa abafana mu wiki mani zitandukanye. Nifuje bamwe bankunda TikTok, n'ubundi nawe twahuye ambona TikTok nk'abandi. Ku binyamakuru uri hano hatandukanye, TikTok, za YouTube ndetse n'ahandi. Ngo nshaka kubaha ibihangano byanjye nanjye mubyumve. Yego. N'abafana banjye. Ukunda indirimbo za King James, ntabwo mu bahanzi nyarwanda indirimbo ukunda n'izi bahanzi nyarwanda? Indirimbo nkunda cyane indirimbo za King James. Hari undi muhanzi nyarwanda ufite indirimbo ukunda? Joe West n'abana agaragara kugeza. Mu banyamahanga hari indirimbo zo z'abahanzi b'abanyamahanga ukunda? Okay, rero ubu ikintu ugiye kudukorera, ugiye gutwumvisha ibihangano, ugiye guturirimbira ibihangano by'abahanzi ukunda by'iburi gihangano kimwe cyangwa bibiri, nurangiza nawe uturirimbire mu ndirimbo zawe bwite wahimbye, ibyo bihangano byawe bwite, hanyuma abakunzi bawe tubicana Icuriro TV babashe gusobanukirwa no gukunda ibihangano byawe nabo babashe kubisogongera. Tayari twagiye ku bihangano byawe. Agace gato cyane twihuse kugira ngo uze guhita ugera ku bihangano byawe bwite. Ego. Mu mahumbezi y'urukundo uzahora uri inkingi yanjye, uzahora uziritse ku nkingi y'umutima wagukunze urahwema, nzahora ngukumbura rukundo rwanjye. Hey, aho mbarizwa uri inkingi yanjye, niyo mpamvu nzakubahisha wowe hogoza cyane. Mu mahumbezi y'urukundo niho tuzibana. Iyo ni indirimbo ya King James niyo umajije kuturirimbira. Hanyuma hari n'indirimbo y'undi muhanzi wundi waba ufite nawe wo mu Rwanda waba ukunda cyane? Ahari cyane abona mu muzi sinagaza kwiga indirimbo, ariko nyine ko afite imana yo gufata simbashe kumenya umuhanzi, ariko indirimbo z'ubu zifite. Ni iyihe ndirimbo, kuko abagukurikirana leta bumva umuhanzi ari ubuhe? Wabizi wabazi cyane. Wala tateta mfite tuza n'umutima, njye ndashaka visa iPhone ndetse n'imodoka. Uratayisha urankunda ntiwanezeka, ufite Simon Olson ndetse na Pastor M. Mana nujya kuma umugore uzamena isaha cyangwa ubepowe, uzanyumvise dunda uzangwaza umutima. Nono nkudore mora niruka kugushaka uwamaza gusanazira. Zula Official niwe mukurikiranye ku muyoboro tubicana Icuriro TV. Zula Official, Zula Official, Zula Official, Zula Official, Zula Official, Zula Official icyamamare. Zula Official ku muyoboro tubicana Icuriro TV. Twagiye TikTok channel ya YouTube channel na TikTok, umuhanzikazi Zula Official. Twagiye rero ku bihangano byawe nawe bwite, umaje gutwumvisha ibihangano by'abahanzi nyarwanda ukunda by'abandi. Ubu rero turashaka kugira ngo utwumvishe igihangano cyawe bwite. Nagerageje kwiga imyivugo ngira ndayifata cyane, akumva ntacyo bitwaye. Mwigisha ku bafana banjye baramwumvaye cyane, ubundi nange mbasubiza
n'umwivugo cyane mbashakira uvuye mu mutwe akanye tuvugana mbabwira ngo nizere ko mumeze tena abanyarwanda abanyarwandakazi n'izira bufasha mu bisanzwe ndi umwana w'umukobwa ukuze ugira igikundiro cyane n'ubugoro bwinshi mu bantu nkunda gusabana cyane n'abantu batandukanye none kubera gusabana kwa urukundo rwanjye mbaye umuntu utwika mu Rwanda hose mubyumva gute muwera abafana banjye mana n'Imana cyane wadate ufashe uko wakonje rumeze bite gusa singewe nayo mazi mite kuri rezo nabuze phone sinzi uko muri babone kwibona naje dukomeye dusubirana tubakubite musho nk'ibisanzwe yego bizabagora kuri afone mfite muri iyi minsi numwe dusubirana musho tukumburana nk'ibisanzwe nuko murakoze. Zula Official umuhanzikazi w'icyamamare ari ku muyoboro tubicano Icuro TV arimo arashimisha abafana biwe ku bihangano byiwe indirimbo za bamwe mu bahanzi yakunda ndetse n'izindi ndirimbo ziwe bwite imivugo ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye aho kandi abahanzi ndetse abafana biwe mu mufana indirimbo ziwe bihangano byiwe ababwira ngo afite ibibazo bitandukanye ndetse birimo no gukenera telefone ndetse n'ibindi bikoresho byamufasha kugira ngo abashe kuzamura ubuhanzi bwiwe ubwo rero mwabyumva abantu bafite ubafite umutima ugerageza gutanga ndetse n'umutima ugerageza gushyikira abahanzi batandukanye wamubona yamushyikira cyane cyane karaza no kutanga contact yiwe kugira ngo uwamubona be yamushyikira mu buryo bumwese cyangwa ubundi umuhanzikazi Zula Official watubwira ikindi gihangano cyawe bwite indirimbo yawe bwite guhimbira abageni mwivugo abageni ariko mamazi nene nanga gutambuta mu bagene mwana nabaye mutumirwa mu bagene yego ariko sinatangira kugira gutambuka nk'abandi bose kubiratinda ariko nzatambuka bitewe n'Imana mfite ikizere kandi nicyo cya mbere ikizere kirare mu bundi ibindi bikaza nyuma yego cyane cyizere kirarema rumunda rutanze urakundwa cyane kabisa aba diaspora abo hani wacu ukundwa cyane ndabizi cyane yego. None Zula Official hari ibibazo bitandukanye nakubaza kugeza ubu ngubu kugira ngo n'abantu bashe gusobanukirwa neza Zula Official ari indenyirizina ubusanzwe Zula Official ni umukobwa ni umudamu cyangwa Zula Official ni iki agatahonga uracyari umukobwa cyangwa uri mariye ni umwana w'umukobwa cyane uri umwana w'umukobwa Zula Official watangiye ubuhanzi bwawe ryari njyewe natangiye usibye n'ibihangano natangiye nakunze kuririmba kuva kera cyane nkiri umwana mutoya nkunda ibintu byo kuririmba cyane sinyine bitewe burya nyine ikintu kiri mu maso y'umuntu kiramukurikirana byanga byakunda yego biratumye ko nakunze imico ya kisitare kuva kera nkiri umwana nkunda kwambara nk'abahungu yego ndi umwana w'umukobwa ariko nakunda imico ya kisitare nkambara chapeau ibintu nk'ibyo kuba nyine nabikundaga cyane n'abawe none birangiye bigise gute binsati hanyuma mu ndirimbo ufite hari indirimbo wari wabasha kuba wabonera ubushobozi kujyana muri studio kugira ngo bashe kuba haraho byakuzamuraho byakuvana naho byakugeza indirimbo yanjye nyine kuko na story yanjye na story kuko ndi umwana wakuze mbese ndetse umubyeyi ari we papa ariko umubyeyi we arahari mama mubyara munda barahari nta kibazo aba afite ariko nuko nawe ni uvuga ngo mu babyeyi bawe uwo wakuze udafite ni umubyeyi w'umugabo ari we papa wawe ariko umubyeyi w'umugore mama wawe we arahari cyane nta bushobozi afite twakuze dukunda kubana n'abantu cyane mwakuze mwigira mwibera mu yindi miryango muba mu baturanyi ahandi atandukanye bitewe na situation y'ubuzima mwakuriyemo uyu munsi rero uza kwisanga uri umuhanzi ni uvuga ngo ntabwo wigeze ugira amahirwe yo kuba hari igihangano wakora ngo kibashe kuba cyagera muri studio cyangwa hanze ni nagize amahirwe menshi cyane ko nakunze kwegera abantu cyane ngira umutima w'urukundo cyane ubundi nicyo kintu kimbeje cyane ndi umutabika nk'insika nsika cyane ngo nsikomeze ibintu nk'ibyo ngira nabikundaga nanese ariko sinabikunda simbikunda cyane ndi umuntu wikundira
umuziki kabisa amahoro kwishyira mutuzo ariko ngo ku bintu byo kwambara neza ngo nta no wakurushaga yana sinzi ubundi ushopingira muri shop ujya gushopinga hehe ko urabona ko Evan musatsi ni hatari twereka abafana no mu musatsi wawe sinzi saro warurimo abo isaro Evan isaro ni hatari agakanzu kawe kabisa Evan bitegereze Evan mu maguru dukweto twiza cyane kuzamura Evan Zura official kabisa ubundi n'ibintu by'imyambarire nabyo ushobora kushopingira ahantu hakomeye cyane danje cyo ko ikizere uwifitiye kumvana ikizere ufite aho utambuka usubire kure nina aho utambuka hose nina byumva aho wakwambara kose ko wakwinjira manacyo none Zura gahunda yo kuba wakubaka ufite umufiance hagati aho ngaho ufite umufiance hari umufana ushobora kwati se kawakibariza Zura ko umufana niba afite umufiance cyangwa hari igihe umuntu yaba yagukunze yagiye mu bafana bawe yaba ari mu muntu uba warakunze wararobye akavuga turiya mwana agomba kuzamuteza gushyira mu mago ni benshi baba baragukunze nega kumbura neciye kubara hano ariko umuntu aca mu bintu bitandukanye ariko ushaka kwita stress cyane yego sindi mwera nkode kumva ari gusimunda kwiyegera cyane kuko singa stress cyane kumva singa n'ibintu bya stress cyane inama stress cyane umuntu wayaciyemo biba bihagije benshi rero kumbaza mbese official afite umukunzi nyine natwe niyo mpamvu tukikubajije Zura official afite umukunzi cyangwa nawe subiza abafana bawe ubu ni ukuvuga ngo uwakureba uwagushaka ashobora guhita gusaba kanimero agashaka guhita za rwose agusaba urugo mbese n'uvuga ngo ubu Evan amarembo arafunguye ku muntu waba gufi wagukunze kuba yazana inka mu rugo iwanyu akagushyira mu mago ni tayari yaba umunyarwanda yaba mu diaspora yaba n'undi wahandi rubanga amarembo arafunguye ku basore n'abandi batandukanye bashaka gusaba Zura urukundo bakaba bashinjira mu rukundo rwe nawe hanyuma noneho bakaba babasha kubaka urugo ni tayari amarembo arafunguye cyangwa hari undi muntu wayafunze shamana ngawonta ubusanzwe yes subiza amarembo arafunguye cyangwa yindi close irimo none ubusanzwe mu buzima bwa Zura ubusanzwe Zura akunda iki mu mirire akunda iki mu minywere waba ubasha gukunda n'agacupa agasembuye waba ujye ugasomaho hanyuma Zura mu bigendanye n'ibiribwa ubwo agasembuye ko nta kunywa byumvikane ko binywera ibidasembuye ibigendanye n'ibiribwa waba ukunda iki ibigendanye n'ibiribwa shamana ngina nakuze nkunda ubugari cyane oya wakuze ukunda ubugari kuze kugeza uyu munsi ukunda iki bigendanye n'ibiribwa sinzi cyane cyose sinzi kurobanura pe yego sinzi kurobanura nawe ndobanura tubyumvishe si ntabirobanura nuvuga ngo ibintu bitandukanye byose mu byo kurya byose uririra nta kibazo none ubu hari igihangano cyawe waba ufite waba wenda kuba wakira ku isoko mu bihe bya vuba ndire manje ya story yanjye tuniraho ariko nanone hari umuhanzi ugira impano burya ashobora no kuhimbira nk'akaririmba akagahimba ako kanya akaba yakaremba ubu hari igihangano ushobora guhita uhimbira nonaha aka kanya ukagihimba nonaha ukakiririmba waba uhagaze waba wicaye waba ugize gute nta kibazo indirimbo yawe y'ubuzima bwawe ngaho dushyirira icyo gihangano cyawe nta kibazo abagukurikiye barakubwira bahanzi banjye bafana banjye muranzi neza Zura official nk'ibisanzwe munega amatwi munyumve naje ku isi naje nisanga mfite basaza n'abarumuna banjye
gusa abasaza twari dutuje umubyeyi utubyara ariwe mama umbyara mu nda ariwe papa umbyara mu nda gusa abashyitsi umunsi ngo habe na rimwe ngo habe na gato habe gusa ndashima Imana sinigeze mbura ababyeyi banjye bose hasigaye umubyeyi umbyara ariwe mama umbyara mu nda gusa sinigeze mubura ngo habe na rimwe ngo habe na gato ngo habe twahise ducomoka mu kwibanira mu nshuti n'abavandimwe kubera urukundo rwanjye kubana kwanjye mbaye umuntu utwika mu Rwanda hose gusa ndashima Imana ihora indindana n'isaha ndacyayishima basaza banjye nge ndabakunda ni Zula Official Zula Official barumuna banjye namwe nuko nge ndabakunda bafana banjye bahanzi banjye namwe nuko ni Zula Official Zula Official mu karere ka Rubavu, Zula Official mu Rwanda, Zula Official muri Afrika, Zula Official ku isi hose, Zula Official ku muyoboro YouTube channel Icuro TV kuri TikTok, Instagram ndetse n'ahandi hose. Icyamamare umuhanzikazi Zula Official. Niba wamukunze uragerageza kumwereka like, uragerageza kumwandikira, uragerageza kumubwira none Zula Official hari umuntu ushobora kubona kino kiganiro kubera ukuntu yagukunze, ukunda kwishimiye akabasha kuba yagerageza kuba hari inkunga yagutera mu buhanzi bwawe. None ushobora kuba watanga contact yawe cyangwa ntabwo ari ngombwa ubu ngubu ku buryo hagize waba wagira icyo yakumarira mu buzima mu nkunga mu buhanzi bwawe akabasha kuba afite umutima w'umuntu yakikumarira. natanga namba za telefone namba za telefone zawe ni kangahe? 07 91 6 Izo ni nimero za Zula Official zibaruye kuri inde? Kuri Zula Official afisa nyende aho yewe witwa amazina yawe uri Umusiramu? Uri Umusiramu ariko nuko ndi ubustare ntago aha nuvango izina ry'ubustare ni Zula Official. Vuga ngo ntewe na kuri mudini cya Kisilamu bundi ariko bitewe no kuntegeze mbikundi urebye ubu ngubu nagwaga kundi Umuyisilamu kuko nambaye imico ya Kisilamu ntabwo wambaye bya Kisilamu kuko navukiye mu dini ryabo bitewe n'icyo umuntu akunda ubundi n'ubu akunda ikisitari ibisilamu ariko ugenda Umuyisilamu. Amazina yanjye ya gakondo y'ababyeyi yatugobotse Afisa nuvango niriya nimero ya ibaruye kuri Afisa. Uwajya kugira nk'akana koherereza akibonamo Afisa agomba guhita amenya ko ari Zula Official umuhanzi w'icyamamare. Zula Official turagushimiye cyane muri kiganiro tumaje kugirana ku muyoboro YouTube channel Icuro TV. Hanyuma rero gira akandi kantu wabwira abakunzi bawe niba mu gusoza ikiganiro niki kiri ku mutima wawe wabwira abakunzi bawe? Noye kubashimira cyane kuko akenshi nayo bakumbuye cyane hano muri hose n'abafana bandi mande ati Official bimeze bite udega kudutamo ibana udega kudutamo hari manager Mr. Location muramuze cyane nawe yakunda gufata umwanya uhangije cyane muzi yakora cyane kumubona biba bigoye simuri tadamura murenga ndikumurenganya wapi na kubera akazi kumubona biba bigoye nanjye bwanjye namushatse namubuze kumfatisha bari kose bigoye ariko umunsi umwe ndafatisha manager Mr. Location so tuwe dusubire hehe dukubite show bisanzwe ko inyerego
turavuga unyenda umuntu ndumunyemano cyane ariko nanzanazamura tubyanga byakunda aho ngeze harahagije cyane aho ugeze harahagije reka tugushimire rero kandi tukwifurize amahoro y'Imana twifurize gukomeza kwaguka mu buhanzi bwawe mu iterambere ryawe rya buri munsi twifurize kwaguka muri gahunda zawe zitandukanye urakoze cyane ibihe byiza kandi ukomeze kugaruka gutanga ibiganiro ku Miriro YouTube channel Icuriro TV asante samurakoze